Indi salama ikorwana na Joyland. Hanyuma yahawe icyangombwa cyo gukora izi jus, ariko yongereraho na steel wire. Ibi ngibi ntabwo byuzuye ubuziranenge ukurikije aho bikorerwa n'isuku, ngira ngo mwayibonye. Izose ni produit za salama, usaba abantu ko bazikura ku isoko. Cyo ni kimwe. Ibindi mubona hano, aya ni amavuta atukuza. Aya ni amavuta atukuza uruhu, ntabwo byemewe. Ibi ntibyemewe. Aya ni amavuta atemewe ku isoko, muyafotore neza. Iyo ureba nk'iki ngiki ukareba uko babipakeginze, ushobora gukeka ko original, ariko aya ni amavuta atemewe ku isoko ry'u Rwanda. N'aya yose mubona, n'aya masabuni. Ni amasabuni nafunze neza se. Nafunga neza. Hanyuma ikindi hano, iyi ngiyi ngo ni one sip gin. Kamuhita. One sip. Wumvise n'izina ryabyo ngo one sip. Muri make ni intamimwe. Ugahita urangira n'icyo bivuga. Hanyuma rero igitangaje kuri iyi ngiyi, usanga barazifunze mu makarito y'inganda zemewe gucuruza. Ugasanga iyo ni NBG. Yes, ni NBG yemewe. Ugasanga niho babipakeginze, babishyize. Rero ugakeka ko aribo bazigize. Urabona ko ariho biri. Ibi rero nabyo byo n'umwanda rwose, nta nubwo wamenya ngo ni bwoko ki. Ni ibintu by'umwanda aho ngaho bafata, nta nubwo izi packaging mu binyobwa zikenewe. Ngo imanzi bafite n'amazina bita uko babyishakiye. Hanyuma ikindi hano, iyi ni impagararizi. Ibi ngibi ni ukubyitondera. Iyi ni ya ethanol, mutagira ngo ni amazi. Iyi ni ya ethanol. Ethanol bashyira muri ubu bucupa, bakagurisha ba bantu bakora bya bintu ngo ni ibyuma, ngo ni ibuye, y'amazina yose. Urabyumva byonyine iyi ethanol, no kuvuga ngo igiye gukoreshwa n'umuntu utabifite uburenganzira uko abikora utabizi. Ibi rero ni ibintu tutagomba kwihanganira, tugomba kurwanya. Nta nubwo byemewe. Umuntu wemerewe ethanol kuyikoresha ni umuntu ubifite ibyangombwa, nawe uyizana abagomba kuyigurisha umuntu ubifite ibyangombwa. Ntabwo ari buri muntu wese. Naho ayibika abagomba kuyibika ahantu idashobora guteza akaga. Iyi ngiyi iramutse ifashwe n'umuriro, ahantu haraka bigacika. Ku buryo bw'umutekano w'abantu, public order, ku buryo bw'ubuzima bw'abantu babikonsoma nabyo ni ikibazo gikomeye. Tuza hano rero, ibi ngibi byakuwe muri Sky Brewery hariya i Masaka. Urwo ni rwa ruganda. Biratangaje we rwose, ngira ngo ibi biratangaje. Heineken bashyizemo ikintu kimeze gityo, icupa ka Heineken. Ni imyanda yose bagiye bararuza, ibintu byose bagenda bararuza bagashyiramo. Uyu we rero rwose ntahitamo icupa, afata icupa ryose bakuye mu iyarara hose, akazana bagapakagingamo. Ibi ngibi nayo ni amasukari ateye atyo. Yego, nabyo ubibonye ushobora gukeka ko ari isabune. Ibi ni amasukari, nabyo biba bitemewe. Ikindi kariya niko kamashini akoresha apfundikira. Kariya ni akamashini ashyiramo byose, agapfundikira, agashyira ku masoko. Reba, tekereza uruganda rushobora kuvuga ngo rudafite ubwoko bumwe bw'icupa bashyiramo ibintu ibyo ari byo byose n'amazina yose umwanda. Ibi rero nibyo ibi rero nabyo ni bya bindi bita ngo ni merasi. Ibi biri muri aya majerekani, ibi ngibi ibintu by'umwanda byose. Abantu rero bagira amakenga, bamenye ibyo banywa rwose, barinda ubuzima bwabo, kuko nk'inzego za leta ntabwo tuzabyemeza kandi byakuwe ku isoko. Ziriya jus za salama rwose ntabwo zemewe.
ugenda nyine uhita uyimena. Mu nganda rero hari inganda byafashwe rero bigahita byangizwa, kuko biriya mwabonye hariya n'impagararize arizo sample, urabona nka biriya bitanka ntabwo twabiterura ngo tubizane hariya, igikurikiraho nuko bihita bimenwa bikangizwa, nabwo bikamenwa mu buryo bwubahirije ibidukikije. Ibyafashwe rero bikangizwa harimo ibifite agaciro ka miliyoni 104, ndetse hari ibigo mwarabibonye nka ziriya company, ziriya nganda, hari za farumasi ndetse n'abantu ku giti cyabo bagiye bacibwa amande bigendanye n'uko itegeko ribiteganya. Amande yaciwe angana na miliyoni 107,824 n'amafaranga 663. Abatanze rero amande harimo abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bituje ubuziranenge cyangwa ibyiganano bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, ndetse abaciwe amande harimo abahaniwe kudakurikiza amabwiriza ajyanye n'ubuziranenge. Abakekwa bose bafashwe mu gihugu hose ni 72. Ibiyobyabwenge rero nabyo byafashwe, ngira ngo mwayibonye hariya twazanye impagararizi z'urumogi mu gihugu hose hafashwe ibiro bingana na 70 kg. Hariya ibyo dufite ni sample nkeya, babifunga mu kintu nakita kabure kanini bo ku mazina yabo ngo bita ngo ni Subaru. Iyo Subaru iba irimo utundi abacuruza bakuramo ngo utundi tubure 5 tungana n'umutekero wa buri muntu, ngo kurangura Subaru ni 5,000. Ubwo ucuruza rero urumva agomba gukuramo inyungu. Ibyo ku rwego rw'urumogi. Amavuta yo kwisiga temewe afite agaciro kangana n'162 nabyo byarafashwe bikaba bigomba kwangiza. Twavuze ku bwikorezi bunyuranyije n'amategeko byakuwe ku isoko. Namwe rero mwumva ubu butumwa, ziriya ji za Salama rwose ntabwo zemewe. Hanze hari umuntu watubwiye ngo yebaba we, ndi kumureba hano muri bagenzi bacu, ngo kwijinye ifite mu rugo. Icyo namubwiye nti subira ugende nyine uhita uyimena. Bahuye namwe hano i Kigali, ibi ni impagararizi, ni sample yabike mu bintu byinshi byafashwe. Operation ni mu gihugu hose, ntabwo ari mu Kigali, kandi zagumya gukorwa mu gihugu hose. Icyo dusaba abaturage baduha amakuru. Hari Sky Brewery Limited iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, ngira ngo mwayibonye nayo. Ni uruganda rukora ibinyobwa bisindisha bitujuje ubuziranenge, ndetse pereza twakoze muri operation byagaragaje umwanda ukabije urimo. Ariko amayeri bakoresha ngira ngo mwayabonye, mugenzi wanjye Dr. Eric yabibasobanuriye ukuntu muri presentation iyo bagiye kwiyandikisha basaba icyangombwa berekana ahantu heza rwose, wareba n'imashini ukabona zujuje igihe, nako zimeze neza, zujuje ubuziranenge, ukavuga ati uyu ni umushoramari wa nyawe. Bagishingura ibirenge aho ngaho, hirya y'aho ngaho abarateguye uburyo akora ibikorwa bitujuje ubuziranenge cyangwa bitemewe n'amategeko nk'uko mwabibonye. Nyirarwo rero Ntwari Abel ni umuyobozi w'uruganda, yaratorotse aracyashakishwa. Icyo dusaba abantu rero wabazi aho Ntwari Abel nyir'uruganda rwa Sky Brewery ngo rukora ikinyobwa cyitwa Intwari yaduha amakuru. Arashakishwa, kumva ko yatoroka agatoroka ubutabera. Icyo namubwira, ukuboko k'ubutabera ni kurekure kuzamugeraho. Ibyiza yiripotinge, cyangwa se abaturage icyo nzi cyo nibumva ubutumwa ntawe uri bumuhishire. Ateye ubwoba ngo inzoga yitwa icyuma cyangwa yitwa ibuye.
ibyo biba byakozwe n'abandi n'abantu babonye ya etanol cyangwa bya binyabutabire bitujuje ubuziranenge, nawe akagenda ntiyize shimi, ntazi uko bavanga, akagenda agashyiraho nyine agahita akita icyuma nyine. Urumva umuntu wanyoye icyuma ukamera cyangwa ibuye. Umuntu nk'uwo rero, umuntu nk'uwo uba washatse inyungu bwiteze akazisimbuza ubuzima bw'abanyarwanda, umuntu ukora igikorwa nk'iki ngiki atitaye ku ngaruka zishobora kuvaho, ntabwo ari ibintu bigomba kwihanganirwa. Abakurikiranywe rero navuze ko mu gihugu hose hari 72, aba 15 ni abari mu mujyi wa Kigali twifashishije kugira ngo tubereke, hato mutagira ngo ni ibikorwa by'amagambo gusa, ndetse mubamenye kuko hanze habazwi nka ba rwiyemezamirimo n'abashoramari, ntimwabibonye, ariko ibyo bakora ntabwo ari ibya rwiyemezamirimo wifuzwa muri iki gihugu. Ibyaha rero bakurikiranyweho, icya mbere ni uguha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima bwe, gihanwa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, baramutse babihamijwe n'urukiko. Igihano bahabwa ni igifungo cy'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3, akiyongeraho n'ihazabu hagati y'ibihumbi 300 na 500. Icyaha cya kabiri, guhindura inyandiko, gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo hagati y'imyaka 5 n'7, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 2 n'3. Hano harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Icyaha cy'iyezandonke ni icyaha gikorwa aho umutungo yabonye mu buryo butemewe n'amategeko ashaka kugaragaza nk'aho yabibonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Urugero, mwabonye nka ruriya ruganda, uturutse hari imbere ushobora kugira ngo umutungo afite uva muri ruriya ruganda, ariko inyuma hari ibikorwa bitemewe n'amategeko ndetse no kutubahiriza ubuziranenge no kutubahiriza amategeko. Uwabibona rero ukagira ngo umutungo afite yabubonye mu buryo bwiza, baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 10 kugera kuri 15, hakongeraho n'ihazabu yikubye kuva kuri 3 kugeza kuri 5 k'agaciro k'iyezandonke yejejwe. Uhare ku ruhande rw'inzego za leta, inzego zishinzwe kurwanya ibyaha, ubushobozi turabufite bwo kubirwanya, ubushake turabufite, ubufatanye n'abaturage nabwo turabufite. Ntabwo rero bazatuganza. Murakoze.